Voilà, mchebe ya Katale kabisa. Sasa nimevaa Katale. Haya sasa wanakimbia, Sasa kijana tokea mnivo ya Mshebewe. Anapanda mpaka Tale wa Miguru, kijue wanaenda Kaseka Masaki ndio huko wanaingia. Wako mingi sana, wako mingi maake Abanyamurenge kazi mwe murenge mwe mabere yonkeje abana b'abahungu b'abanyamurenge yari ikumye ibibero by'abakikiye byarizinze bahungu b'abanyamurenge mwe muri he agahinda kabaye kenshi agasuzuguro kageze ku musozo w'umutima twababyaye tuzi ko muzaturera twababyaye tuzi ko muzodukuraho igisuzuguriro twababyaye tuzi ko tutazokorwa ku matama muhari ariko mubigize ubusa mubihinduye ubusa munaniwe kumara ababyeyi banyu bababyaye agahinda amabere yabonkeje yikumye inshuro zibaye nyinshi dusuzugurwa inshuro zibaye nyinshi dukorwa ku matama inshuro zibaye nyinshi twishwe urupfu rubi umwana w'umunyamurenge karakubitwa agaterwa amabuye nk'imbwa dufite abahungu buzuye imisozi banyamurenge mwe bahungu bacu mwe fura zacu muri hehe bana bacu mwe bagabo bacu mwe muri he mutabona ibitubaho gusenga ni byiza birababereye gusirimba ni byiza birababereye amakorari n'amaministeri ni meza birababereye ariko mukabikora mu gihe cyabyo igihe kitari cyabyo mukabanza mukabihagarika kuki mumanura ingunga zanyu kuki mumanura inanga zanyu kubisebe bingana gutya kuki mucurangira hejuru y'ibi bisebe kuki mucurangira hejuru y'amacandwe ducirwa mu kanwa muri hehe bana bacu mwe muri hehe mudafite agahinda muri hehe ababyeyi bababyaye ababyeyi baraye ijoro barikanira ababyeyi bagiye kugisa amabere yabonkeje yarikumye muri he bana bacu mwadutabaye mwadukureye igisuzuguriro mwahojeje imitima abasore bacu beza mwe mwamanitse izo nanga igihe kazagera mukabona kuzimanura mwamanitse izo nanga mwamanitse izo za ministeri igihe kikazagera mukazimanura mukazicurangira muri gakondo mukikuraho igisuzuguriro sereka mbaze twebwe ntituzi gutwika twebwe ntituzi gutera amabuye agahayo kabarangaga n'ishaka ryabaranga ryagiye hehe agahayo karangaga abanyamurenge n'ishaka ryabarangaga ryagiye hehe ni mumanikiranga iki nico gihe cyo kwikuraho agasuzuguro iki nico gihe cyo kwibohora iki nico gihe cyo kumara ababyeyi banyagahinda abasaza ko baratemagurwa abasore umusirikare w'igihugu wakoreye igihugu inshuro zirenga 2 3 4 5 10 bibaye nka cyagihe muri 96 kandi bari kuba bahamba mu myobo bagatemagura bakazabakurura ku mamodoka ubungubu kandi ico gihe tugezeho turababaye tubuze ko tubigira dutanze pole ku munyamurenge wese uri muri isi dutanze pole ku muryango w'uyu muvandimwe dutanze pole ku babyeyi babyaye
ariko abana bacu bakaba bananiwe kuturamira, bakaba bamanuye inanga igihe kitari cyo kuzimanura, igihe bari kuzimanika bagakora bakikuraho igisuzuguriro igihe cyazogera bakazimanura. Ntabwo tuzabona amahoro tukimanuye inanga igihe kitari cyazo. Dufite abahungu benshi basore beza b'Umurenge benshi bari kutukuraho agasuzuguro mayibobo ko zirasimbira ku musirikare w'igihugu. Nimumara muje aho ngaho muvuge ngo n'umubyeyi wanyu. Imana ibahe kubyumva cyane. Dufite abana buzuye amaprison bazira uko baremwe ngo ni Abatutsi. Ababyeyi bari gukandagira muri gakondo yabo, aho iminyonyo yabo iri gusura basaza babo base na ba nyina, bakurizwa indege bakajanwa Kinshasa. Umusirikare wacu ukorera igihugu ciwe, Kongo ni igihugu cyacu tudashobora gucakamo ubwenegihugu, ni igihugu cyacu gituma tugisabamo ubwenegihugu cy'abasogokuru n'abasogokuruza. Umusirikare wakorera igihugu ciwe agatwikwa mayibobo utambaye n'urukweto wariko arakubita umuhungu w'umunyamurenge kugeza aho bamwambika ipini. Kamizo we baramuriye tubibona. Uyu nawe bamukubise batangiye gushiraho ipini ngo barye. Bahungu bacu mwe Banyamurenge mwe, bahungu beza b'Umurenge mwe, muri hehe mutabibona? Icyo duhana tukabavyeyi banyu tukagira amaso nk'ayanyu tutubibone, icyo duha ntitubone ibitubaho, kandi twaravyaye twarikaniriye nk'abandi bavyeyi bose. Mwahagurutse mukavuga ngo nyina wundi nawe yavyaye umuhungu, mwatwitse namwe byibura mugatwika nk'ababiri batatu, natwe imitima ikaruhuka. Kuki twebwe tudatwika ngo twikure igisuzuguro? Kuki twebwe tudahora ba? Ese harya ngo n'ubukristo bwinshi tugira? Muze kunsobanurira. Ese harya ngo n'ugukunda iki cyane? Twebwe dufite abo twotwika batwegereye bari uruhande rwacu, nawe imitima yabo ikababara. Twebwe ntitwobarya ariko tukabatwika, natwe tugira umuriro. Icyo duha amaso yacu natwe ababyeyi banyu ntabone, kiri mu kutubabaza nuko twebwe turi mu kubona ariko mwebwe mutabona. Birababaje jewe kuva mbonye urukode ejo nananiwe kuvuga, nananiwe kwandika, nananiwe no kwireba ngo nimara. Gahinda ari kenshi. Umugambi wacuzwe n'Umututsi arimburwe. Umwana w'Umututsi usa n'ubusa, ufite uburanga butagira ingano, ngo ariko arasimbirwaho n'amayibo bitambaye ikiroti. Ngo ariko arasimbirwaho n'amayibo bitambaye ikirato, n'amayibo bitambaye idafite n'umwenda umeshe. Urushirwa amayibobo ukora kubita umwana w'umunyamurenge umusore bakamwambika ipini ngo bamutwike bamurye. Mayibobo bidafite n'ikirato. Agayo kanyu kagiye mu abahungu mwe, ko twari tuzi ko turi mu kubyara intwari, uko twari tuzi ko twabyaye intwari. Ubutwari bwanyu bwagiye bana bacu mwe, ubutwari bw'Abatutsi bwagiye. Mwadutabaye, mwadukuye haka agasuzuguriro. Uko twari tuzi ko Abatutsi ku isi mugira ishaka, kandi muri abanyagahayo kenshi mudashobora gusuzugurwa n'amayibobo. Bikaba bigeze mayibobo udafite urukweto ngo karasimbira umwana w'Umututsi mu nda. Agayo kagiye, agayo kanyu kagiye heme. Uzosobanurira iki kintu ndi mu kukibazaho, cyangwa amaso yanje azabona uko ayabandi atazabona? Batutsi mwe, Batutsikazi, Banyamurenge beza mwe, intwari zacu muri he ntwari mwe?
muri hewe muri he mwadukuyeho akagasuzuguriro ibisa byanyu twarayeho ijoro ry'ubusa kuko tutabyaye intwari kuko ubutwari bwanyu mwabwicaye kuko ubutwari bwanyu mwabuhanze mwahamburiye ubwo butwari bwabarangaga n'ubumwe n'ishaka mwagiraga byibura mukazodutwikira akababiri natwe tukaruhuka Imana ikomeze imitima y'abantu bose bafite agahinda nk'ako mfite umuntu kugira agahinda ukabura kugira ntacyo bimaze birababaje kandi birababaje mwamanuye inanga igihe kitari cyazo iki ntabwo ari igihe cy'inanga dufite abahungu benshi buzuye ibihugu by'abazungu biragatsindwa kwitwa impunzi mu gihugu cyacu baba badutwika dufite abahungu benshi buzuye ibihugu by'ibibanyi biri muri Afurika n'abakobwa bagifite imbaraga zo kwirwa ku misozi ese kubera ko abahungu iyo bagenda abakobwa bagasigara mw'abakobwa mwe niki gituma mudashobora kugenda ngo mutabare nimba twarabyaye abahungu badafite ishaka kuko mw'abakobwa mwe mudashobora kuvuka ishaka mudashobora kugira ishaka muri intwari kazi mu Rwanda muramira ababyeyi mutumara akagahinda mugende mufatanye n'abasaza banyu abakeye bagifite ishaka bagifite n'agahayo twari tuzi ko turangwa n'agahayo ariko byahindutse ubusa ubu dusigaye turangwa no gukandagirwa mu ijosi bakadushinja kikoko murakoze yes wumvisha uburyo umubyeyi agahinda yavuganaga ntekereza ko abantu benshi bakumvishije kandi kumva umubyeyi nk'uyu nguyu aza akavuga ibintu